ndashaka kubwira ko Bibiliya tubwira ko umukristo ukuri afite ibyiringiro bimwe gusa. Un vrai chrétien n'a qu'une seule espérance. We have one only hope. Nimba ufite esperance, hope mu bindi kandi ukaza wishuka uri umukristo, wewe nakupa pole. Soma waraka wa Paulo katika kwa Timothy sura ya kwanza mstari wa kwanza. Uro ndio ndababwira East African citizens. Ndio ndababwira abatuye umuryango w'ibihugu bya Afrika y'Ibura. Ninde atuyemo mu muryango? Babo ni banazi ko bagutuyemo. Ikibazo gikomeye cyane. Wewe nuzi nawe uherereye? Utuye mu majyaruguru y'isi, mu majyepfo y'isi, cyangwa hagati y'isi? Izuba ni ryinshi, reka mbareke. Soma Timotheo wa mbere igice cya mbere umurongo wa mbere. Paulo wagizwe intumwa ya Kristo Yesu kubw'itegeko ry'Imana umukiza wacu na Kristo Yesu ariwe byiringiro byacu. Amen. Na Kristo Yesu ariwe byiringiro byacu. Wowe ibyiringiro bya biri. Erega ijambo ry'Imana ntabwo rero rakina. Rirategura abakiye gutegurwa. Abatabishaka nabo bazagwana urubanza nta kundi byagenda. Ariko nubwo ashushe nashaka uparticipe mu byo wumva. Amen. Nube gusa umuntu yumva gusa kwiye guparticipa. Nimuzi guparticipa se? Ukwiye kubigiramo uruhare. Nimba ufite umwuka wera, ntabwo ijambo ry'Imana rya kugera ku nyota hanyuma ugume gutyo nk'ibuye. Umwuka muri wowe ni ngombwa avuga ati amen. Ariko dufate iyo kritere ni baki afite umwuka wera rero. Right? Amen. Nimba ufite umwuka wera, ijambo ry'Imana urumva rikakugera ku nyota, bigenda gute? Umwuka muri wagira gute? Arareagise. None se iba ataragise bigenda gute? Nuvuga ngo muri abo bantu bibaze ko bafite umwuka wera. Ntibumvigane se? Amen. Haleluya. None se ijambo ry'Imana ni ry'umwuka wera riraje muri wowe. Amen. Kandi ufite umwuka wera muri wowe. None rigushitse ku nyota. Waguma umeze gutyo koko? Iyo nguma ameze gutyo bita être de marbre gutyo. Urukuva umeze gute? Uwo muntu ameze gute? Nta mwuka wera afite. None rero hano Bibiliya iratubwira ngo Yesu Kristo ngo niwe byiringiro byacu, nta bindi. Amen. Ongewe dusomere. Paulo wagizwe intumwa ya Kristo Yesu kubw'itegeko ry'Imana umukiza wacu na Kristo Yesu ariwe byiringiro byacu. Amen. Na Kristo Yesu ariwe byiringiro byacu. Hallelujah. Jesus Christ is our hope. Jésus Christ notre espérance. Ariko se niko biri mu bakristo? Benshi siko biri. Bafite ibyiringiro mu bindi. Hano baratubwira ngo ibyiringiro Kristo muzima ngo ni Yesu wenyine. None se niko biri? Bamwe biringira abantu ngo bakomeye, abandi biringira imitungo yabo, abandi biringira abagabo babo, abandi biringira abagore babo, abandi biringira abana babo, abandi biringira inshuti zabo, abandi ibyo abantu biringira ni byinshi kandi bakitwa ko ari abakristo. Ariko hano biravuga ngo umukristo ukuri ibyiringiro bye si bitatu si bine ni Yesu Kristo. Amashimeje ko mwana. Nimba rero ibyiringiro byacu ari Yesu Kristo. Amen. Twumve iby'ubwe yavuze. Tugende mu magambo ye ya nyuma mbere yo kujya ku musaraba. Yohana ibice 16.
ariho aravuga amagambo ya nyuma avugana n'abigishwa be, Yohana ibice 16. Imana ishimwe. Turasoma, amen, turasoma umurongo wa 16 tugeze ku murongo wa 24. hasigaye igihe gito ntimumbone, maze hazabaho ikindi gihe gito mumbone. Bamwe mu bigishwa be barabazanya bati, ibyo tubwiye ni ibiki ngo hasigaye igihe gito ntimumbone, maze hazabaho igihe gito mumbone? Kandi ngo kuko njya kuri Data. Kandi bati, ibyo ni ibiki ngo igihe gito? Ntituzi ibyo avuze. Yesu amenye ko bashaka kumubaza, arababaza ati, murabazanya ibyo mbabwiye, ibyo ngo hasigaye igihe gito ntimumbone, maze hazabaho ikindi gihe gito mumbone? Ni ukuri ndababwira yuko mwebweho muzarira mukaboroga, ariko ab'isi bazanezerwa. Mwebweho muzababara, ariko umubabaro wanyu uzahinduka umunezero. Umugore iyo aramukwa arababara, kuko igihe cye gisohoye. Ariko iyo umwana amaze kuvuka ntaba akibuka kuribwa, kuko anejejwe n'uko umuntu avutse mu isi. Niko namwe mubabara none, ariko nzongera kubonana namwe, kandi imitima yanyu izanezerwa. N'umunezero wanyu nta muntu uzawubaka. Uwo munsi ntacyo muzambaza. Ni ukuri ndababwira yuko icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye azakibaha. Kugeza none ntacyo mwasabye mu izina ryanjye. Musabe muzahabwa, ngo umunezero wanyu ube wuzuye. Amen. Amashimeje ku mwami Yesu Kristo. Aya ni amagambo umwami Yesu, amwe mu magambo yavuganye n'abigishwa be mbere yuko atandukana nabo asubira mu ijuru aho yavuye, ariko binyuze mu mubabaro w'umusaraba ndetse n'izuka rizaherukira uwo musaraba. Aya ni amagambo atigeze akiyavuga anezeza imitima y'abapetero, y'abigishwa be, kuko bumvisemo ko avuze ko agira agende, agira abasige. Kuba bumvise ko agira abasige, kandi mumenye ko bari bakiri bakamere, ntabwo bari bwakira umwuka wera, kuko uwa kamere ntashobora gusingira iby'umwuka w'Imana. Bibiliya avuga ngo ni ubupfapfa kuri we. Niyo mpamvu rero batigeze babisingira. Arababwira, aravuga ngo agira agende asubire kuba mutumye. Hanyuma abigishwa be barababara, kuko bumvaga yuko baramukurikiye, n'uwabo ntabwo bazigira batandukana nawe. None nyuma y'imyaka 3 n'igice bagendana nawe, none arababwiye ngo agira abasige agende. Ibyo rero byarabinjije mu kababaro mu mitima yabo, ko baramukundaga. Bari barahebye byose, nta tuntu n'utundi bamubanganyaga. Bari barahevye byose baramukurikira. Iyo ibirivuga byose nibyo byose. Bari barahevye byose, muge muti byose baramukurikira. Kuko ntago Petero ari kuvuga ngo mwami, twebwe twaretse byose ku bwawe, bizatugendekera duti? Ruvuga ngo byukuri bararetse byose. Niyo mpamvu hari igihe njya nibaza, umunsi tuzahagarara na Petero imbere y'umwami bizaba bikomeye. Wowe waretse iki ku bwa Yesu? Simbizi, niyo bizi. Amen. Bari abagabo n'abantu bose mu mateka bakurikiye Yesu baretse byose akamukurikira. None natwe tuzahagarara nabo. Ni ubuntu gusa uzadutabara. Mugabe ni ubuntu gusa uzadutabara. Kuko tuzaba speechless, bush bay. Funga kinywa, kuko nta buhamya ufite imbere y'abari abantu. Nta buhamya. Wowe n'akantu na gato ushobora kwigoma ku bwa Yesu, hanyuma uzahagarara. Nugera mu ijuru gusa Imana ishimwe. Muvuze nigera mu ijuru gusa Imana ishimwe. Ese icyo ni cyo Imana yakwifurije? No, Imana yakwifurije ibirenze ibyo. Ntabwo ari kujya mu ijuru gusa, hari ibirenze kujya mu ijuru. Kujya mu ijuru nicyo cyambere gikuru, amen, ariko hari ibindi Imana igushakaho
kugira ngo iza guhe ibirenze kuzaboneka mu ijuru gusa. Amakamba. Amashimeze ku mwami Yesu Kristo. Amakamba rero ntabwo azatugwa ku mutwe gusa ngo pa. Ese umuntu agenda mu ijuru by chance? Umuntu agenda mu ijuru par chance? Ajya gute? Umuntu ajya mu ijuru gute? By chance, par chance. Uzisanga mu ijuru by chance? Niko wibaza? None se ko iyo abantu bapfuye tujya tumva iyo babika bavuga ngo Imana imwakire mu bayo. Siko bivuga? Yitabye Imana imwakire mu bayo. Imuhira ukuri bidashira. C'est automatique? Umuntu ajya mu ijuru by fighting. By fighting. Kwiye kurwana urugamba. Ntabwo uzajya mu ijuru ngo by chance. Oya, ibyo nibaho. Uzagerayo ari uko wiharaniye. Agakiza tugahabwa ntacyo twakoze. Turizera gusa umurimo Yesu yakoze akawurangiza. Ariko rero urugamba ruba rutangiye ko kujya mu ijuru. Ntabwo rero uzajya mu ijuru rero by chance, but by fighting. Kwiye kurwana. Niyo mpamvu Bibiliya irangiza amagambo Yohana 2:2 n'igice 3, igice 2:3 irangiza ngo uzanesha. Amen. Bibiliya yawe ibyo Yohana ibice 2 n'ibice 3 y'amabarwa yandikiwe amatorero muri Aziya ntoya, Aziya Minere, irangiza ngo uzanesha. Wumva iki? Rugamba. Ntabwo ujya mu ijuru by chance, by fighting. Kuko ari urugamba ukwiye kurwana. Amen. Ukwiye kunesha kamere, ukwiye kunesha iyi si, ukwiye kunesha Satani. Izo tere kwa ari 3 ukwiye kuzinesha. Nawe bityo utakwama, uzafatwa n'imbaraga z'umwijima. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Nukina kibaza ko ujya mu ijuru ku buntu, wenda ari ubutumwa bajya baguha bumeze nk'ubwo bupfuye. Ntabwo Imana ikina. Yaraduhaga kiza ku buntu, asigaye turwana intambara z'Uwiteka. Amen. Hallelujah. Ikindi kibazo mbabaze, Abisirayeli ninde wabavanye muri Egiputa? Abaheburayo ninde wabavanye muri Egiputa? Abisirayeli ninde wabavanye muri Egiputa? Ni Imana. Yarabateruye ngo pa i Kanani. Niko byagenze? Ntiyari kubishobora se? None bageze bate? By fighting. Ngo by'Abisirayeli byatwandiwe twebwe bitubera iki? Ubutumwa rero abantu ntabwo babukunda. Wayibise? Bashaka kubabwire gusa ko imigisha. Yesu arabakunda, imigisha. Attention. Iriya Mana y'isezerano rya kera niyo Mana isezerano rishya. Ntabwo ari yindi. Nuko hariho za dispensation, ibihe bitandukanye Imana yagennye byo gukoreramo. Ibihe by'amategeko byasimbuwe n'ibihe by'ubuntu turimo, nabwo buzakuvaho haje ibindi bihe. Imana ihabwa icyubahiro. Hallelujah. Ariko Imana ntabwo yahindutse rero. Ibyo rero ubimenye. None tumvise ko umukristo ukuri afite ibyiringiro bimwe rukumbi. Byitwa nde? Yesu Kristo. Nuko n'abantu amafaranga na gute, kirazira ko niringira ayo mafaranga. Wabibise? Nuko n'abankomeye mu buryo bw'isi gute, nibo ndi umukristo, kirazira ko niringira iyo position. Hallelujah. Nuko ufite inshuti zigukunda gute, kirazira kuziringira.
ukwiye kuzikunda, ukaba honnête, ukaba fidèle, ukaba mwizerwa, kirazira kuziringira. Kuko handitse ngo havumwe wiringira umwana w'umuntu akimura Imana nzima. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Kirazira kwiringira iby'umubiri, waramenye iby'umwuka, kuko iby'umubiri birashukana. Iyo ugiye guherekeza umubiri w'umuvandimwe cyangwa inshuti hariya iwabo wa bamwe, mujya mwite baba twese hariya kwirimbi, uzajya ufata akanya unatembere gato urebe ibyanditse kuri ya marimbi, uzabonamo abantu wari uzi bari bakurushije imbaraga mu by'isi, okay, uzi neza ariko baraho, wowe ntacyo byakubwira. Wowe bategereje ikisaho, bategereje izuka kugira ngo bacigweho iteka, bacigwe urubanza. Nimba barakoreye umwami, baramukurikiye, basinziranye ibyiringiro, kuko Yesu niwe byiringiro byabo. Nimba barakinishije ubutumwa ngo birane ry'abasazi b'abarokore, basinziranye agahinda, aho bari mu mwuka bazi kibategereje. Yewe abantu nabashije guhamiriza Yesu bakomeye mu nzego zitandukanye, amen, mu bihugu nabashije kujyamo, bose ikintu bahuriyeho niki, bahita bakanura bakagira gutya. Wabizi ari abazungu nagiye mbwiriza bafite position, ko nabona ahuye nabo, nagize mahirwe mbwiriza mu pilote, nababwiye arakizwa. Mu Nouveau Testament kariya kaba Gedeon arakizwa. Ababyeyi be bari muri vacances muri Martinique, kubona nabwetse nyandikira hano amagambo, tamwandikira shaho na adresse yanjye, amen. Mvuye mu Bufaransa subiye Burundi mu gihe gito, muri poste ngiye kureba nsanga ibarwa, tuye turababyeyi b'umupilote mwahuriye muri aeroport Paris Roissy, ati rero umwana wacu yatubwiye ngo tukwandikiye ko we aguma ari mu ngendo, tugushimire ko yakira umwami Yesu Kristo. Reka mvuge amagambo mukurikire. Ni citation n'umuntu wavuze amagambo, yaravuze ngo les hommes dans cette vie, ngo abantu muri ubuzima, amen, ngo ils sont comme ngo des passagers dans un train, ngo bameze nk'abantu bari muri train bafata urugendo, ngo bercés par le rythme du train, kubera ko train igenda ku maraye arigira gutya, sibyo? Rero kubera ko urugendo rurerure kuri igenda igira gutya, imera nk'umwana bari barasinziriza, bahita basinzira, ngo bercés par le rythme du train, ngo ne sachant pas leur destination, ngo batazi aho iyo train ibajyana. Uwo n'umufilozofe yabivuze, ngo abantu muri ubuzima bameze nk'abagenzi bari muri train, hanyuma ko ari urugendo rurerure, ukigenda igira gutya ku maraye kuri bya byuma igenderaho, ngo bahita basinzira amaherezo, ngo hanyuma kandi ngo bakaba bagenda batazi aho bagana, igihe izagera aho ibaganisha bazakanguka bisanga aho batigeze batekereza. Ngo nibwo buzima bw'abantu. Wabibizi? Iriya ritime yatenera gutya ituma basinzira niki? Ni ibintu byo mwisi, amaraha y'isi, ibiki byose dushuka, hanyuma twapfa ugasanga ahantu utigeze utekereza ukayisanga. Iyo station ni y'ukuri, si y'ukuri? Ni y'ukuri, amen. Va muri ubuzima ngo abantu bari installé muri train, muri ubuzima, none Satani akagenda agira gute, mugire gutya abacugusa gahoro kugira ngo basinzire, hanyuma nabagezayo abasohore bakanguka bisanga ikuzimu kandi batari buveyo. Uzirinde iyo train ya Satani.
abantu benshi bari muri iyo train rero bazashiduka bagezeyo ikuzimu batigeze banatekereza ko hanabaho, hanyuma bakisanga hariya kandi ntago bavayo. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Uretse Yesu n'abera bazuranywe nawe akabazura, haleluya, abandi bose bajyayo ni one way, no return. Amen. One way. Nagwa lisansi yo kugenda no kugaruka. Uragenda ntabwo ugaruka. Ujyayo ntugaruka. Muribuka wa mukire na Lazaro? Ngo Abrahamu ngo bwira, murabyibuka? Ngo nta uva aho turi ngo ajye aho muri, nta nuva aho muri aza aho turi. Iyo umaze kugira ikuzimu ntuvayo, uzavanwayo kuri wa munsi w'iherezo. Uwapfuye akazuka aguhamagaye. Haleluya. Aho ni uzavayo, utavanywe n'ubwende bwawe, waharemye niwe aza kuvanayo, hanyuma uhagarara imbere ye. Ngo erega birateye ubwoba gusumirwa n'amaboko y'Imana nzima. C'est terrible que de tomber dans les mains du Dieu vivant. Tugaruke hariya twasomye Yohana 16. Umviriza rero. Yesu ababwiye ko agira atandukanye nabo. Abigishwa be batangira kubabara kuko bararetse byose baramukurikira. Arabwira ati muzababara, isizi izishima. Amen. Muzagira gahinda, isi izanezerwa, izamu byishimo. Mu gihe cyose Imana itaragarika ibyayo, isi izishima kuko yigira igihe cyayo gihe cyose. Mu gihe Imana itaraza guhagarika byose ngo ifate control y'isi, ngo ariko mwege ngo muzababara, isi izishima. Muzagira gahinda, isi izaba muri jubilation. Amapati atashira, iminezero, biki. Amen. Ariko ngo hasigaye igihe gito nimwongere kumbona, hasigaye igihe gito mukambona. Mwegeje murabyumva? Murabyumva mwebwe? Hasigaye igihe gito nimwongere kumbona, hasigaye gito mwe murabyumva? Na Petero ntabwo babyumvise, Kristo yaje kubasobanurira. Ndabakunda cyane, mwicaye neza mu misa neza. Hasigaye igihe gito nimwongere kumbona, hasigaye gito ibyo murabyumva? Mu buryo bw'isi iyo jambo ntabwo ari ryo mu isi, ntiribaho. Ningo nakubwira ngo, umviriza, nakubwira ngo iyi mbwa yapfuye kandi ni nzima, bibaho se? Cyangwa ni nzima cyangwa yapfuye, sibyo? Babyita principe de nos contradictions, ni principe ya philosophie. Ntabwo ikintu kiba cyukuri kandi cyongere kuba kitari ukuri. Nyita principe de l'exclusion du tiers cyangwa principe de nos contradictions. Iyo ni principe y'isi n'ibishoboka. Iki kintu kirera kandi kirirabura, bibaho se? Nibyo Yesu avuga. Asigaye igihe gito ntimumbone, amigiye gito mukambona. Ntabwo byumvikana. Kubera iki? Kubera ko Imana, haleluya, ibyayo ntabwo bifunganirwa, ntabwo babyuganira mu bwenge bw'abantu. Ni ukuvuga ngo ibyo isi ivuga impossible ku mwana ni possible. Ku mana na principe ya no contradiction ikora. Imana ishobora gufata ikintu kikabikera kandi kikaba ikirabura, kandi mu bwenge bw'abantu ntibishoboka. Amen. Nicyo kibazo n'abanyabwenge bafite. Haleluya. Haleluya. Amen. Kubyerekeye umucyo baravuga ngo est-ce que la lumière c'est une onde ou c'est une particule? Nuvuga ngo ese umucyo ni onde cyangwa ni particule?
kubera ko ibyo aho niho havuye bita physique quantique, kubera yuko iyo bareba babona ari onde, batareba ka particule, kuvuga ngo iracenga abantu, umuco urabacenga abanyabwenge, aba scientifique bavuga ati se ni particule ni onde, ngo hari igihe ikomporta nka particule iyo turareba, iyo tutareba ibyuma bikayipima ikaba onde. Onde ni ngo ni ikintu kinyura. N'abajyanye muri iyo byinshi, Imana ishobora gukora ibintu isi ibona yuko ibyo bintu ntibiba muri kamere y'ibintu. Nuvuga ngo asigaye gito ntimumbone, asigaye gito mukambona. Yaje kubasobanurira rero. Amen, haleluya. Arababwira ngo ndagiye kwa data, hanyuma arahita haza umufasha yitwa Umwuka Wera, kandi uwo Mwuka Wera nabazaho, amen, ni jyewe nzaba ndi kumwe namwe. Banishimye. Kutambona ni wa mwanya natandukanye namwe nk'umuntu yambaye umubiri wanyu, amen, ariko mu gihe gito, amen, ndagaruka muri mwe mu Mwuka Wera. Imana ihabwe icyubahiro. Rero Yesu Kristo ntabwo yigeze atererana itorero. Yesu Kristo agenana naryo. N'uyu munsi Yesu ari mu itorero, nubwo isi yibaza ko itorero ari ihuriro ry'abantu bari aho, bamwe bakaba barataye umutwe. Yesu ari mu itorero. Yesu ari mu itorero mu Mwuka Wera. Haleluya. Niyo mpamvu iyi myaka 2000 Satani ntabwo yabashije kuritsemba. Ntabwo twakurikiye umuntu yaje gushusha imitwe y'abantu. Sinzi ko revuga mu Kinyarwanda. Jésus ni un réformateur social. Ntabwo ari umuntu yazanye impinduka mu buzima bw'abantu gusa, mu mibereho yabo. Il est plus que ça. Il est plus que un réformateur social. Yarazanye impinduka mu buzima bw'abantu, ariko birenze ibyo. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Amen. Yesu Kristo ni Imana rurema. Muri ibi bihe isi igezemo, aho Yesu agira twari itorero, amen, muraza kubona mu isi nk'abana babwiye muri Jeux Olympiques z'i Paris, muraza kubona mu isi imirimo itandukanye, mwabyumvise, yo kunegura Bibiliya. Aho niho rero baba Kristo ba fake bagaragarira, kandi aho niho abana b'Imana b'ukuri bagaragarira. Na niyo mpamvu hageze yuko twuzura Umwuka Wera. Pepe ya Bwana Yesu Kristo. Hageze yuko twuzura Umwuka Wera. Twagaragara nk'aba Petero. Turabagaho kubihamya. Nimwe mwabambye umwami w'umukuru w'ubugingo. Haleluya. Mu gihe kizaza Imana itinze, muzajya mubona abantu bahoraga badasiba mu cyuru matorero batangira kwihisha kora barokore, kuko ntibigeze bamumenya. Atese ko bitaki kuri page ibyo gusenga, sibyo? Mu ijuru ati n'ubundi wari mu nyakinyoma. Kenda tu salissais mon nom, wawumanyaga izina ryanjye. This is the proper time. Listen to me carefully. This is the proper time to show who you are. In spite of whatever you can lose. Kukintu cyari cyo cyose washobora gutakaza. This is the proper time. Iki ni cyo gihe gikwiriye To show who you are. cyo kugaragaza uriwe. Are you Christian? Uri umukristo? Are you a child of God? Uri umwana w'Imana? Show it. Bigaragaze. Naho igihe cy'ubunyedini cyarangiye. Kini igihe cy'abana b'Imana. N'abatari bo bakagaragara. Amen. Nimba hari ibindi
washize hejuru y'ibyiringiro bya mwibuke ndasoje umutwe w'ijambo mutahana ngo Kristo niwe wenyine ikiringiro navuze mu bumwe sibyo ikiringiro cy'umwana w'Imana ukuri nimba ari ibindi wiringiraga urahinyuka amen kuko ntushobora mwibuke ko nababwiye ngo ni igihe Imana irayungurura irajonjora iranyuza mu itanura none se sinabivuze uyu ni wakati wa kujua wewe unaokoka ama uokoki kumenya kuri wowe ko ukijijwe cyangwa udakijijwe umunani ya Yesu ama wewe uko nje ya Yesu uri muri Yesu cyangwa uri hanze ye kwa sababu huyu ni wakati kubera ko iki ni cyo gihe wa kupima cyo gushira ku munzani imani ukwizera ya kila mtu ya buri muntu wese reka nsoze kuri ibi umwami yavuze amen ikicyo kibazwe kwibaza kirageze ko wibaza ese uramuzi Yesu personally uramuzi Yesu in person uramuzi Yesu kiti cyawe pana Yesu wa madamu Yesu wa fulani Yesu wowe uramuzi wowe urazi wariwe urazi imbaraga se uramuzi wowe kuko abantu benshi ntabwo baramumenya nubwo bamuvuga hari umukobwa yitwa Blandine nageze aho imbogo yamwiciye Blandine ari mu mateka y'itorero yabaga mu mugi wa Lyon ni ville muri France n'umugi muri France imwe mu migi minini ya France imigi ine muri France ari Lyon nageze Lyon aho hantu n'ahantu h'amateka hari igiti kiri hagati hameze kuri Batistera tubatiriza hagati hari igiti abaroma baramufashe kuri mu gihe cy'abaroma amen haleluya baramufata hanyuma noneho kuko umukozi w'Imana wari kuri itorero Lyon yabanye n'intumwa za Yesu Kristo mvuga ko atari kure cyane igihe cya Yesu none abaroma bari baratoteza itorero amen umuntu wese tw'umukristo bamufate avuga ko abivuyemo cyangwa bamwice bafata Blandine yari afite imyaka 15 baramufata ubona umukobwa baravuga ati uhakane uwo Kristo cyangwa upfe aravuga ati sinahakana umwami wanjye baramufata bamusha gucyo giti narakibonye bamuhambira ku giti barekura imbogo ku giti bashizeho igitambaro cy'umutuku kwa imbogo irakare ize igire arafungwa imbogo bararekura ati uramwihakana sinshobora kumwihakana ati naramumenye niyo bugingo bwanjye bareke iyo imbogo iramwica ariko imwica yuzuye umwuka wera aririmba ajya mu ijuru umviza rero mbere ko turangiza Yesu yaravuze amagambo munyumve bavandimwe Yesu yavuze amagambo uzashaka gukiza ubugingo bwe azabubura uzabura ku bwanjye azaburokora abantu benshi rero mu matorero bari bararwanira ubuzima bwabo uzashaka gukiza ubugingo bwe azabubura uzabubura ku bwanjye azaburokora donc c'est à toi de voir qu'est-ce que tu peux risquer pour Jésus ushobora kurisiki ku mwami Yesu rero ntushobora kumenya ko wizera Yesu utari mu bigeragezo ibigeragezo nicyo gipimo cyo kwizera umwami Yesu amen na ubundi bla 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 n'amagambo ndakunda Yesu mugihe nta risk ihari ninde yakwemera ko ari byo dore rero amagambo ya nyuma yaravuze iki yaravuze ngo iyo umubyeyi ari kunda arababara ariko igihe abyaye wamubabara uhinduka ibyishimo siko umwami yavuze ngo namwe isi izishima mubabare kubera iyo mugeragezwa ngo ariko umunsi nzababona noneho amaso mu yandi atari umwuka wera amen ngo umubabaro wanyu uzahinduka ibyishimo
byuzuye kandi ntawe uzabasha kuyubaka. Odilo aho niho udusomera nyuma la boucle sera bouclée tuhite dutaha. Imana ishimwe. Amen. Amen. 21 Yohana 16:21. Umugore yaramukwa arababara kuko igihe cye gisohoye, ariko iyo umwana amaze kuvuka ntaba akibuka kuribwa kuko anejejwe nuko umuntu avutse mu isi. Amen. Amen. Ngo namwe niko bizamera. Uyu munsi turarwana n'ibigeragezo, sibyo? Kenshi tukaba mu bigeragezo tubona bidashira tukababara, ariko ngo niduhumure, turi hafi kumubona uwo twizeye, hanyuma ngo umubabaro wacu uzahinduka umunezero, kandi umunezero wuzuye, kandi umunezero w'ibihe bidashira nawe uzabasha kutwaka. Imana ihabwe icyubahiro. Duhaguruke. Sinzi wowe mu magambo yose wumvise kuva uri hano icyo wasengera, ariko reka ngo umunota umwe ubwire Imana biri mu mutima wawe. Ntuzajye wumva ko kuza gusenga biguhagije, no. Kwiye kumenya yuko uriho urarwana intambara z'Uwiteka. Pani ibintu byo kuza gusa gusenga nk'umuhango n'umugenzo. Basogokuru babahaye idini, bapfa banywa inkono, bafite inkono y'itabi, banywa amarwa ibiki, urumva bo ntabwo bagize amahirwe nka yawe ngo bumve ubutumwa nyabwo. Babahaye idini, bareka ijya gakondo, bafata idini ry'abazungu. Ntabwo ari ubutumwa bahawe, ariko wowe urahabwa ubutumwa buzima. N'ubupfusha ubusa uzabiryozwa kuri wa munsi. Reka dusenge muri kano kanya, za maboko yawe icyo ushaka gusengera, kuko noneho mfite presumption yuko mwese mukijijwe. Ndibwira ko mwese mukijijwe, ko namagaye abatarakizwa nabo mbona. Nizera ko mwese mukijijwe. Icyo dukwiye gusenga ni kimwe bavandimwe, dusenge imbaraga z'umwami Yesu kugira ngo zibane natwe. Satani ntazigere na rimwe akuvana mu nzira y'ubugingo. Uko byagenda kose, uba wenyine, uba uri kumwe n'abandi, musangiye ukwizera, uzashikame, kubera ko Yesu azaba ari kumwe nawe. Yavuze ngo ndi kumwe na mu minsi yose kuzageza ku mperuka. Gira nsabe rero imbaraga z'Imana zize ku muntu wese wizera Yesu Kristo. Amen. Imbaraga zimurinda. Mwami Yesu, ndakweretse itoro ryawe. Ntabwo ari abagusa bahagaze hano, n'abantu bakwizera mu mpande zine y'isi, kuko dusangiye urugamba. Umwanzi n'umwe, Satani, mu bantu bose bizera Yesu ku isi. None ndazanye ubwoko bwawe kugira ngo imbaraga z'Umwuka Wera arizo zashoboje ba Petero, Mwami, zitwikire buri umwe wese, zimubeho, zimubemo, mu izina rya Yesu Kristo. Ntazigera kwihakana, haba mu bitekerezo, haba mu magambo, haba no mu migirire. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti, ubabashishe kuba abigishwa b'ukuri, bagera ikirenge mu cyawe. Pawulo yaravuze ngo ni kubw'imibabaro myinshi tukwiye kunyuramo ngo tugere mu bwami bw'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo, buri umwe wese agufite ibyiringiro, umwambika imbaraga, umwambika ubutwari, umwambika ubushizi bw'amanga. Mu izina rya Yesu, uzasange duhagaze, uzasange tukwizera, uzasange ari wowe wenyine twiringira. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, kuko ntabwo wahamagaye Isirayeli ngo ureke kwigeza i Kanani. Natwe ntabwo waduhamagaye ngo tuve mu byaha, tuve muri isi y'umwijima, tuve mu bwami bwa Satani, ngo uzananirwe kutugeza mu bwami bwe mu ijoro. Turakwizera Mwami, ni wowe mugabo w'ingabo. Haleluya. Ni wowe Mwami kiongozi wacu, ni wowe tuhanga amaso. Waranesheje, natwe tuzanesha. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Haleluya. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera bijyana twese, amen.